ntabwo ushobora gukemura ibibazo by'igihugu wica abanyagihugu. Leadership, ubuyobozi ni ukuba umusemburo w'impinduka ziganisha abantu ku nyungu zibafitiye umumaro. Rero uri umuyobozi ukavuga uti ngiye ndashaka kuba umuyobozi uzana impinduka aho ngiye, hari ibintu bibiri nanone ugomba kwitaho iteka ryose. Hari nubwo abantu bibeshya ngo uriya n'umuntu uvuga ukuri ngo kose. Nta muntu uvuga ukuri kose. Burya nta muntu uvuga ukuri kose uretse umusazi. Yigeze kumbwira ngo indangamuntu yanjye irimo umwanda. Mutumirwa weekend Pasteur Antoine Rutayisire amaze kugera muri studio. Pasteur kaze. Murakoze cyane. Meze neza cyane. Kuza nihuta. Birumvikana abantu bafite inshingano nyinshi cyane, ariko n'ibyishimo kuba tubakiriye mu makuru ya Radio Rwanda. Abantu bafite amatsiko yo kuganira namwe, ariko mbere na mbere bakeneye kumenya ngo Pasteur Antoine Rutayisire ninde? Ni pastori nyine. Ni umupastori ukuze, ufite imyaka 64, ufite umugore n'abana 4 nabyaye, ariko nareze benshi, ufite abuzukuru mu buryo bw'umubiri 3, ariko baze nabo bandi bose mboni benshi. Ni benshi cyane. Abantu bakuzi mu mirimo itandukanye, ariko ubu ngubu umurimo w'Imana bakibaza bati se Pasteur Rutayisire yatangiye umurimo w'Imana ryari? Umurimo w'Imana sinzi aho utangirira, kuko buriya abantu benshi bazi ko umurimo w'Imana ari kuba pastori, ari kuba umuvuga butumwa, ariko burya umurimo wose ukora ukorera abantu, ukora neza, ariko ugamije guhesha Imana icyubahiro, uhinduka umurimo w'Imana. Rero ubwo navuga ko umurimo w'Imana watangiye muri 83, ko nibwo nakijijwe ntangira gukora ibyo nkora byose nk'umuntu uzi neza ko Imana imureba kandi ishaka ko nyihesha icyubahiro kandi nkabera n'abandi umugisha. Iyo ni nayo ntuza y'ubuzima bwanjye, niyo dovize y'ubuzima bwanjye, no guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi bose umugisha. Umugisha. Uretse ibyo ngibyo, abantu benshi cyane bagufata nk'umunyakuri cyane, ibintu byananiye abantu benshi cyane muri iyi si, bakibaza ati se ni irihe banga ryo kuba umunyamukuri? Ntabwo nzi icyo bashingiraho, ariko ubundi yewe ibintu byanjye byose nkora bigengwa n'izo nshinga, nako nizo nteruro ebyiri nakubwiye, guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Kuko hari nubwo abantu bibeshya ngo uriya n'umuntu uvuga ukuri ngo kose. Nta muntu uvuga ukuri kose. Umuntu avuga ukuri gufite umumaro, hanyuma kudafite umumaro ukakwihorera. Burya nibyo abantu batarasobanukirwa. Burya nta muntu uvuga ukuri kose uretse umusazi. Kugira ngo umuntu agere kuri ibyo bintu yakoresha irihe banga? Icya mbere, iyo utinya Imana utinya kubeshya. Icya kabiri, iyo ukunda abantu wirinda kubabeshyera. Ibyo bintu bibiri bifatanije. Rero nakubwiye ngo ngiye ubuzima bwanjye bugengwa n'interuro ebyiri: kubaha Imana, kwihesha icyubahiro no kugirira neza abandi, kubabera umugisha. Ibyo rero nibyo bikurinda n'ibindi byose. Bikurinda ubuhemu, bikurinda kwandavura, bikurinda ibintu byo kubeshya, bikurinda ibintu byo n'ibindi. Rero nk'umupastori, iyo urebye uko abantu, imikorere y'abantu, imyitwarire y'abantu, izo ndangagaciro ebyiri wumva yuko zagombye wenda no gufasha abandi bantu, kuko nkuko nawe zigufasha uzibabonamo? Aho ngaho nyiraho niko gahinda umuntu agira mu buzima, kuko ubona abantu muhuje umwuga wenda nka tw'abapastori, abarisi umuntu azi ko Imana imureba kandi mwumva, ukabona akora ibintu, noneho wanafata niyo ya kabiri ukabona se uyu bintu umuntu akoreye undi muntu buriya biramwungura. Kuko burya umubare munini w'abantu birebaho, bihugiraho. Burya uzareba abantu bose bihugiraho, ugasanga niba ibintu ari bikeya. Abanyarwanda bacaga n'umugani ubikwereka yuko abantu bihugiraho ngo iyo amazi abaye make harirwa imfizi n'ibindi n'imigani nk'iyo ngiyo. Abantu bihugiraho, ugasanga ibyo batekereza ni ibibungura, ariko ntabwo batekereza ibyungura abandi. Nitegereza mu buzima uzabona ko ari cyo kibazo gikomeye isi ifite. Biranahura n'iki kibazo witwa Theoneste Nzifunga bajije ati mutubarize, ese ko kera abapasiteri bari bazwiho kuragira intama neza, ariko ubu abapasiteri ntibakigirirwa icyizere, ese byaba biterwa n'iki?
ibyo ni bya bindi bakubwira ngo umukobwa umwe agatukisha bose, niba bajyaga bongeramo ngo abapasitori bamwe, kuko ntabwo twese dukora nabi, dukora ibibi, ariko baranahari natwe badutukisha. Rero biterwa n'iki? Burya ahubwo nuko abantu batabizi, wenda abapasitori bari bakeya. Usomye Bibiliya wabibona ko no mu gihe cya ba Petero na ba Paulo bene abo bantu bari bahari, ndetse usanga nabo bari bafiteho ikibazo nk'uko tubafiteho ikibazo. Barakubwira ati hari abantu bahagurukijwe bakoreshwa n'irari no kwishakira indamu. Ibyo rero bihoraho kandi bizahoraho n'ubundi. Pastor Antoine Rutayisire, ni gute umuntu ashobora kubaho ubuzima bufite intego? Kuko umuntu akurikije, benshi bakurikira indangagaciro zawe bumva yuko ariyo ntego n'ubundi bakagombye kuba bagenderaho. Ni gute umuntu ashobora kuba ku buzima bufite intego ndetse akanamuhesha agaciro? Ubuzima bufite intego bwo bwubakwa nyine n'intego wahaye ubuzima bwawe. Ahubwo ikigenga izo ntego, kuko abantu benshi burya nta muntu utagira intego, ahubwo akenshi abantu bagira intego swati zikaza ari intego mbi zikamukoraho, cyangwa se zikaza ari nziza ariko ntashyiremo imbaraga zo kuzigeraho. Abantu benshi buriya nk'abanyarwanda tugira akarwara, uzabona abanyarwanda bakunda gukira vuba, agashaka kugera ku ntego z'ubukire yihuse. Iyo niyo nzira ndetse yo kwikubita hasi. Abantu bashaka gukira vuba kandi bagakira vuba batakoze cyane. Icyo ngicyo rero ubona intego z'ubundi abantu bose barazihorana. Uzumva niyo abantu bose bavuga bafite intego, ariko ikizica n'iki? Swati zishobora kuba ari mbi, wagera imbere za ntego mbi zikaguhitana. Zishobora kuba ari intego nziza ariko ukiha intego zigusumbye zikagutera gukora amakosa kugira ngo uzigereho vuba. Ibyo ngibyo nabyo bibaho. Hariho n'abagira intego zikaba mu bitekerezo gusa, bagahora barota, akarota ari umukire, akarota afite diplome ariko ntashyiremo imbaraga ngo yige. Ibyo rero nabyo ushobora kugira intego nziza ariko ntuzazigereho, bikamera nk'aho mugani w'Abafaransa baca ngo l'enfer pavé de bonnes intentions. Donc ngo umuriro ngugiye wasanga rwose sima yaho igizwe n'ibitekerezo byiza abantu batashyize mu bikorwa. Ibyo rero ugomba kugira intego, yego, ariko hakaba n'igihe cyo kuzishyira mu bikorwa, hanyuma akabona igihe cyo kwihangana ngo zigerweho, kuko intego zimwe na zimwe ntabwo zigerwaho vuba. Ariko iyo zifite, ushobora kuba wari ufite intego. Nkanjye nari mfite intego, ndibuka kera ndangiza university numvaga ku myaka 29 nzaba mfite doctora, kandi nari mfite icyo mbishingiraho kuko natangiye ndi umwana mukuru university. Hanyuma inzozi zanjye zirapfa, zirahwera neza, ziragagara. Atari giye uzishe, ariko zishwe nyine na system twabagamo. Ubwo nari muri university ngomba kujya gukora doctora, bahita banyohereza kwigisha muri Troncome. Ubwo inzozi za doctora unigisha no muri Troncome no kugira inzozi zo gukora doctora, ubwo ziba zipfuye. Ariko nyuma yaho zaje kongera zirazuka. Ibyo nari kugeraho ku myaka 29 mbigeraho mfite 55. Ibyo rero birashoboka iyo ufite intego ukazikomeza uzigeraho. Pastor, ni ushingiye wenda ku rugero rwa Yezu, ni yihe myitwarire ikwiye kuranga umuyobozi cyangwa se undi muntu ufite mu nshingano wenda mu kuzana impinduka nziza mu bayobora? Ubundi iyo urebye nk'inyito y'ubuyobozi, ubwo ndakoresha ibintu by'ubwenge bwa academique, ibyo nize muri university, kujyayo nize ibintu by'ubuyobozi. Barakubwira ngo leadership, ubuyobozi, ngo ni ukuba umusemburo w'impinduka ziganisha abantu ku nyungu zibafitiye umumaro. Rero uri umuyobozi ukavuga uti ngiye ndashaka kuba umuyobozi uzana impinduka aho ngiye, hari ibintu bibiri nanone ugomba kwitaho iteka ryose. Kubanza ukareba icyo mu Cyongereza bita the now scenario, uko ibintu bimeze ubu ngubu. Hanyuma nuko wifuza ko bizamera igihe cyose uzaba ukiyobora aho ngaho. Ukavuga uti wenda nsanze ahantu hameze hatya, abantu batuye muri nyakatsi, abantu banywa amazi y'ibiziba, abantu badashobora gushyira abana mu ishuri, badashobora kubagaburira neza. Ukavuga ngo igihe nzamara hano ngiye gukora uko nshoboye abantu babe bafite amazi meza banywa, babe baravuye muri nyakatsi batuye mu nzu nziza zikurungiye zitarimo imbaraga sa, bashobora kugaburira abana indyo yuzuye. Ubwo ikiba gisigaye ni iki? Ni ugutangira gukora gahunda zawe zose ku buryo zikuganisha kukuva hahandi aho muri zikuganisha hahandi aho mushaka kugera. Byoroshye gutyo. Ubundi iyo ubikoze nk'umuyobozi ugahora utekereza, kandi ugahora utekereza gutyo. Burya ndigabenda nk'urugero, burya nureba nka perezida wacu, buriya perezida ikintu kiya kintangaza nuko wibaza ariko ibintu aba yabibonye ate. Arabona, donc ibitagenda neza byose arabibona,
kandi wenda agahwitura abagomba kubikora ukabaza urabitwikirira iki byihorere bigaragare ahubwo bikosore na mbere yuko baza icyo nicyo kintu gituma impinduka ziza naho ntabwo impinduka zizanwa ariko duhisha ibintu ariko buriya kubera imirere twabonye cyane mu kwiga burya system yacu mbiri uko yatwigishije yatugize ababirokrate cyane dukunda gukorera mu mabiro ukabona umuntu ntanabona yuko ibintu bihari ntubibone rwose ko bihari kandi bihari wenda nk'urugero rutoya nkunda guseka uri bugari yigeze kubaho kampanye yo guhandura imvunja no ku n'ihene mu nzu noneho umuntu aravuga ati twabonye abaturage bafite imvunja nk'abari kuva ndi umwana abaturage bafite imvunja narabonaga wenda sinigeze nibaza ngo bazikira bate ariko narababonaga rero kumva babonye kwenda kubera ko habayeho ikintu cy'isuku n'isukura akaba ari bwo babona ubwo haba ari ikibazo cyo kutagenda gureba cyangwa ibyo kuvuga ngo wenda abantu babonye abantu bafite ihene mu nzu kuva ndi umwana navutse ihene ziba mu nzu navuye mu cyaro nzisiga mu nzu n'ubu iyo nsubiye muri rimwe mu mazu menshi nzisanga rero hari igihe rimwe na rimwe wenda waraye nk'ahantu ntubibone icyo gihe birakugora kugira ngo uzazane impinduka Pastor u Rwanda rwanyuze mu mateka ashariye ya jenoside yakorewe abatutsi wanditse igitabo Reconciliation is my lifestyle rikaba ndetse no wanditse preface yacyo iyo urebye urwo rugendo rwose ukanareba n'umusanzu wo mu isanamitima binyuze wenda no mu kwandika ibitabo niki wishimira mu urwo rugendo icyo nishimira cya mbere nuko tutakiba mu Rwanda jewe nakuriyemo kuko niba n'icyo gitabo gisomye cyo guhera kuri chapitre ya mbere kugeza nko ku ya 6 gifite amashapitire 9 kigenda cyerekana u Rwanda twabayemo nicyo nibanzeho cyane uko nabonye ibikomere by'amateka ndi umwana nkazamuka nkajya ku bugimbi mbese mu teenager turi muri segonderi nkazamuka nkagera muri universite nkazamuka nkagera na nyuma yaho mu kazi nkazamuka nkagera muri jenoside yakorewe abatutsi muri hagati ya 1990 na 1994 mbese n'urwo rugendo rw'imibabaro ariko noneho amashapitire guhera ku ya 7 ya 6 daheru ya 6 ya 7 ya 8 ya 9 bigahinduka urugendo rwo guhindura ayo mateka rero ngiye mfite byinshi nishimira ko ubu ngubu nta mwana w'umunyarwanda ugicirwa mu maso ngo bamubwire ngo wowe nkanjye ndibuka umusirikare yigeze kumbwira ngo indangamuntu yanjye irimo umwanda nibwira ko uno munsi umuntu abikubwiye ngira ngo byamugiraho ingaruka ariko iki gihe barabitubwiraga umuntu ukihangana nyine ugashingiriza ukabihindura urwenya ariko ubundi wababaye ikintu kimwe mu binezeza nicyo ngicyo ikindi kinezeza ni urugendo dukomeje kugenda harimo bamwe batabyemera ko ruriho ntabwo abanyarwanda turi intungane ntituri abamarayika ariko hakana imbaraga twashyizemo kugira ngo u Rwanda rutungane nuko abayigiza nkana cyangwa adashaka kubyemera rero hari urugendo tumaze kugenda kandi rushimishije rukwereka ko turi igihugu gifite aho kigana gifite ibyo kimaze kugeraho cyane cyane no mu rwego rw'ubwiyunge bw'abanyarwanda ni ikintu gifatika Eric Warren nawe ugaragara muri iki gitabo cyawe abona gute urwo rugendo yanditseho nyine abihuza no kwisi imeze abihuza n'ibyo waba muri Amerika ashima intambwe u Rwanda rwagezeho ashima n'ibyo yasomye muri icyo gitabo nuko bimeze Pastor Rutayisire ni benshi bakomeje no kutubaza ibibazo bitandukanye ariko bagashaka kumenya byose ntago byakorwa umuntu adakunda igihugu cye cyamubyaye kimurera abamo gitekanye igihugu gifata gute jewe igihugu nyifata nk'umubyeyi ndetse reka nkubwire na kiriya gihugu twabayemo kibi ntabwo byabuzaga ko nyifata nk'umubyeyi ndibuka natangiye nigisha muri universite noneho barandinganiza niko babyitaga nashatse navuga ngo barandenganya banyohereza kwigisha muri Tronkome ariko ngezeyo ndavuga ngo ibyo byose iki ni igihugu cyanjye ubundi nigishaga abanyeshuri muri universite ariko aba bana bicaye imbere yanjye nabo n'abana b'igihugu kandi bakeneye umwarimu uzabaze imyaka namaze 8 muri iyo ngiyo ndetse 5 muri yo nari mfite masters yo mu Bwongereza kuko batwohereje muri stage ngeze mu Bwongereza barambwira ati kuko tubona niveau yawe iri hejuru barayikonvatinga bayikora mu masters ndayikora ndayirangiza ndaza ntanga raporo yuko ngarukanye masters mu bintu byo kudevelopa curriculum yo kwigisha indimi nibwira ko wenda bari bubyumve bakanshyira mu ishuri ry'indimi kuko urumva nigishaga muri Tronkome barananyihorera nsubira muri Tronkome mfite masters
ariko nagiyeyo noneho navuga ntibyo ari byose najyaga nigisha neza reka noneho nongere kuko ngo umudiho uva mu itako ry'ubwenge bwanjye ryiyongereye reka nkubite umudiho ku buryo abantu bazabyumva ko hano hari umwarimu uzi kwigisha kandi akamenya kwigisha indimi rwose uzabaze abanyeshuri nigishaga narabakundaga kuko numvaga ko kwigisha abo bana nabyo ni ugukunda igihugu n'igihugu cyakwanga kuko icyo gihe urumva uzanye masters bakohereza kwigisha muri tronkome wenda nari kujyayo nkagenda ndakaye nkagenda mpekenya amenyo nkajya nigisha n'umushari mwinshi uzabaze rwose nta mushari wabaga muri jewe iyo nari nayemeje gukora akazi kanjye nkagakora neza no muri za kote zanjye ugiye ugashakaho wenda bazibitse niba zikibaho imyaka yose nakoze muri ako kazi bankotaga trebo cyangwa elite kubera iki kubona nabaga nagakoze neza rero giye numva ko gukunda igihugu ni nkuko umuntu akunda umubyeyi hari umubyeyi utakugirira umumaro ariko abanyarwanda baravuga ngo ntawanga konka nyina ngo arwaye ubuheri aho kiba ari igihugu cyawe ushobora no kutakiboneramo ibyo washakaga ariko ukagikunda kuko mu gukunda igihugu nawe uba wikunda buriya rero giye ngaya cyane abantu njyana nabibabwira abo duhura bamwe na bamwe umuntu yicaye hanze ari muri Amerika ari muri Canada ari mu Burayi afite ibyo arya afite ibyo yambara yewe no kuza mu Rwanda ntabikeneye ariko agahera ku wa mbere akageza ku cyumweru nta kindi akora ukagira ngo bamutumye gusebya u Rwanda ese ko waruvuyemo waruretse ukanarwihorero bikagira inzira ariko usanga nyine bene ibyo ngibyo nubundi gutekereza nabi n'abari mu Rwanda bashobora gutekereza nabi na kera kose abantu batekerezaga nabi n'uwateguye jenoside yakorewe abatutsi nawe yatekerezaga muri ubwo buryo yatekerezaga nabi kuko ntabwo ushobora gukemura ibibazo by'igihugu wica abanyagihugu yego pase hari abantu benshi babyibazaho nawe ndabajya bikora ati Pastor Rutayisire ni umuntu uzwi cyane mu itorero Anglikani ariko kuki ataragira ku rwego rwa bishop ariko yewe abantu baranzetsa cyane ubuse umva u Rwanda rufite Abanglikani barenze miliyoni rukagira intebe 12 z'aba bishops ubu twese twabyiganira muri izo ntebe ibyo ari byose nta ntebe hari yabuze uyicaramo wenda wiyotse kuki utajya kwicara muri iri kandi niyo yabihari ntabwo ugira gutya ngo widunde nk'itenesi ngo hanyuma wisange waguye ku ntebe twebwe tugira inzira bicamo ba sinode z'amadiyoseze ziratora bakagutoranya ushobora kuba utari no muri iyo diyoseze bakubonamo ubushobozi bakavuga ati muzatuzanire kanaka tuyobore birakunda hanyuma ikajya muri house of bishops mu inzu mu nama y'abepiskopi basanga ufite ubwo bushobozi bakabigutorera rero giye ntabwo umbarije icyo kibazo waba umhohoteye kuko ntabwo cyokora birashoboka ko Imana yabonye ntabishobora cyangwa se atari byo yampamagariye uretse umurimo w'Imana ukora buri munsi mu bundi buzima busanzwe ukora iki mu bundi buzima busanzwe nkora byinshi ntanga ibiganiro nk'ibi kuri radio ntanga ibiganiro hirya no hino nigisha muri universite yacu aho twigisha abapastori aho nita ku muryango wanjye nsura inshuti njya mu biriyo njya mu bukwe ndi umuntu usanzwe ni byinshi dore uranateganya kujya mu kiruhuko kizabukuru pase ntabwo mbiteganya ahubwo birateganijwe kuko ibyo se wo bihitamo twebwe mu mategeko yacu itorero Anglikani ry'u Rwanda iyo ugeze ku myaka 65 uri umupastori ubundi itegeko rivuga kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ndi mu bantu banezerewe kuzakijyamo mu mwaka utaha mu kwezi kwa gatanu umurimo w'Imana uzakomeza gute nkuko nari nsanzwe n'ubundi ariko umurimo w'Imana ntahuriye no kuba ndi umuyobozi wa paruwasi icyo uvamo ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ahubwo nibwo nzaba mbonye umwanya wo kuvuga ubutumwa bw'icyo gihe byo kujya mu nama byo kuyobora byo kwita ku mafaranga byo guhemba abakozi ntabwo bizabikira umurimo wanjye narakoresha amasegonda 20 gusa uyu arabaje ati ubwinshi bw'amadini n'amatorero bwa buterwa n'iki ko Yesu yasize yasabiye abazamukira ku bumwe nkuko we na se baromwe amasegonda 20 gusa ubundi kuba amadini ari menshi si byo bituza kuba umwe iki bituza n'umutima tubijyanamo ikindi abaza ati uvuga iki cya 10 mu madini n'amatorero jewe ndacyemera nanjye ndagitanga kuko cyanditse muri Bibiliya reka dusoreze ahangaha paseri Rutayisire mwakoze cyane naho utaha naho dukurikiye bose tubifurije ijoro ryiza